Fiona yakundaga James, ariko nyuma yuko amenya amakuru y'umusore bari baraburanye byose byahise bihinduka. Ese nawe wari wakunda umuntu ari ukubura uko ugira? Niba byarakubayeho tubwira hasi muri comment. Umusore witwa James nawe yabuze kwihangana. Yaragiye gusura umukunzi we aho akorera akasanga undi musore yitwaye nabi cyane rwose atangira no kugenda mutuka. Nuko turi kugenda twinjira mu gice cya kane cy'inkuru ya Manzi ndetse na Fiona. Inkuru nziza cyane kandi ifite isomo rikomeye cyane. Ku mugoroba ubwo Fiona rero mu gikoni rwose ari gushakisha ibyo kurya, nibwo James yagize gutya aravuga ati reka mpamagara umukunzi wanjye. Ntamuhamagaye agira ngo agiye kumwitabana ubwuzu bwishi. Fiona yamukubye na zeruda. Manzi nawe yikumburiye umukobwa rwose bari bamaze kugana ndetse amaze kumubwira yuko amukunda. Kimara kumuhamagara telefone ayitabira hejuru ko kumubwira ati mukunzi wanjye nagukunze kandi nagukumbuye cyane. Umukobwa arangije aramusubiza ati ni gute wankumbura gutyo kandi mukanya twari turi kumwe ko. Manzi yese amubwira ati wibuke yuko rwose yarashize igihe kinini tutabonana, ubu rero ndi kumva twahorana buri munsi turi kumwe. Kuba ngukumbuye bifite ishingiro cyane nshuti yanjye. Niko kumubwira ati ariko nanone rata sinakurenganya, nakubeshya nanjye numvaga ngukumbuye cyane. Uzi ko nari ndimo numva akaririmbo k'umuhanzi nkunda, nkumva naguhamagara nkakagutura. Manzi niko kumubwira ati none se niki kiri kukubuza kukantura? Fiona yahise yumva ari nimero iri guhamagariramo. Ntarebye yahise asanga rwose ari umusore witwa James, akomeje guhamagara rwose kugira ngo nawe agire ikintu amwibariza. Fiona yarayirebye mu mutima ati iki kintu ko gitangiye kumbihiriza ra, ntumuseke cyangwa se ibintu ntubiseke kubera ko nawe wasanga bajya babigukora mwana. Abakobwa sha ntacyo mvuze, reka twikomereze inkuru yacu. James yakomeje guhamagara ariko bikomeje kwanga, telefone ikubita ku buriri ndetse ahita yubika umutwe ku buriri. Byatumye atangira gutekereza ati ubu nta wundi bari kuvugana ni ka gasore nababonanye kare, ngomba kugahiga kara gasore nkagahereza isomo. Mwibutse yuko turi kwinjira mu gice cya kane cy'iyi nkuru, urukundo rutunguranye. Fiona agize gutya aravuga ati rwose reka nkakuririmbire mukunzi wanjye. Yamuririmbiye akaririmbo keza k'urukundo. Manzi kwifata biramunanira rwose atangira kurira. Yahise atangira kwibuka uko bamenyanye, yibutse urukundo rwabo ko rwatangiye, yibutse ukuntu Fiona yemeye kumuha amafaranga menshi cyane kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere. Ibi ngibi Fiona yabikoze atari uko yamukundaga, ahubwo nuko yari yibutse nawe icyo yari yaramukoreye ubwo yamutabaraga benda kumwica. Niba warakurikiranye ibice byabanjirije iki ngiki, wibuke neza yuko bajya guhura bwa mbere Manzi yatabaye uyu mukobwa bendaga kumwica. Ibi ngibi nibyo byatumye rero uyu mukobwa atekereza ati umusore wankoreye ibi bintu akamvana mu rupfu, ni ikihe kintu namwitura? Nta rukundo rwari rwakaboneka aho hantu nk'urwo bafite ubu ngubu. Umukobwa niko kuvuga ati uyu musore abashije kuntabara kandinda gupfa, ngomba nawe kumuhindura nkaba namuvana mwaka kazi kagayitsa akora. Ibuke yuko Manzi kazi yakoraga bwari ubushumba cyangwa se kwari kuba yaragira inka z'abaturanyi cyangwa se inka z'abakiri. Fiona akimara kumuhindurira ubuzima ntiyarakiba yakiragiriza nk'ukundi yahise atahaga iwabo, ahindura ubuzima aho hantu ndetse n'ababyeyi be abahindurira ubuzima. Ya mwana yaravuze ati reka niga umwuga rwose njye nkora imodoka ndetse nshake na perime njye mbasha kuba nanazitwara ku modoka na moto, ahangaho ntibagarura. Ibi ngibi byose yarabyibutse abifatikanyije niyo ndirimbo yarimo kumuririmbira. Umusore kwihangana biramunanira, icyo akoze ikintu yamubwiye, yaramubwiye ati mukunzi wanjye ntabwo nzigera nibagirwa ibyo wankoreye, ikindi kandi ntabwo ufite gutera intambwe subira inyuma, ngomba gutera intambwe ngusanga. Fiona niko kumubwira uti ntabwo nzigera nkwibagirwa mukunzi wanjye, nta nubwo nabirota, ikindi kandi ntabwo nzibagirwa yuko kuba ndiho mbikesha ubutabazi wampaye, ndagukunda cyane mukunzi wanjye. Manzi niko kumubwira uti mu by'ukuri aha rubanza ari wowe urukundo rwanjye nari ntegereje ko. Baraganiriye hashira umwanya ariko biza kuba ngombwa rwose yuko basezeranaho. Bari gusezeranaho Manzi yaramubwiye ati byanze bikunze ushakisha uburyo ejo twazahura, hanyuma rwose tugane ndetse tugire n'ibyo dupanga. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo rwose ndi tayari. Umusore aramubwira ati bye. Umukobwa nawe aramubwira ati bye rwose sheri. Akimara gukupa telefone sanze umusore witwa James rwose amushatse inshuro nyinshi, niko kuvuga ati reka mfe kumuhamagara numva ibyo ambwira. Nibyo koko yaramuhamagaye, hanyuma umusore aramubwira ati niko mukunzi wanjye.